hashingiwe ku ngingo ya 89 y'itegeko nimero 026 akarongo karamye 2019 rigena uburyo bw'isoresha mu Rwanda. Ingingo inagaragaza neza ibihano by'ingereka ku muntu wese ukoresha nabi IBM. Ikigo cy'imisoro n'amahoro kimaze iminsi gishyira hanze urutonde rw'abacuruzi bavumbuwe ko badatanga inyemezabuguzi yemewe ya IBM ku bakiriya babaguriye, naho abandi bagatanga inyemezabuguzi batubije agaciro k'ibyo bishyuwe. N'urutonde ruriho amakosa buri umwe yafatiwemo ndetse n'ibihano by'amande buri wese agomba gutanga kubera gukoresha nabi IBM bihabanye n'icy'amategeko ateganya. Kuri uru rutonde bigaragara ko hariho n'abacuruzi bafatiwe muri aya makosa inshuro zirenze imwe. IBM mu by'ukuri ni systeme cyangwa n'uburyo bw'ikoranabuhanga ararayimaranye imyaka myinshi, hafi igiye kugira ngo ishobora kuba imaze kuba 9 irenga. Icyo gihe cyose cyatambutse habayeho kwigisha bihagije, habayeho mu by'ukuri guherekeranya n'abasora mu rugendo rwo kubigisha gukoresha IBM. Birumvikana ko hashobora kuba hari abashya binjira mu bucuruzi, ariko abari basanzwe nabo barahari, bagiye bahabwa mu by'ukuri amahugurwa ahagije gusobanurwa uburyo bwo gukora inyemezabuguzi ya IBM. Ubu rero hari hageze ko abatubahiriza uburyo bwo gukoresha neza IBM nabo bahanwa. No kuvuga ko icyo mu by'ukuri bivuze nuko kugira ngo IBM ikoreshwe neza turakomeza twigishe, ariko harageze ko n'ibihano bitangwa, kubera ko iyo usuzumye neza muri rusange ubona harimo abatitabira kuyikoresha neza, atari uko batabizi cyangwa atari uko wenda byabisobye, ko muri iyo myaka 9 simamya ko umuntu yaba kibeshya agashyiramo amafaranga atariyo cyangwa akareka kuyikoresha kubera ko yibagiwe, kuko ni ikintu kimaze kumenyerwa, abantu bose barakizi, abanyeshuri bumva babivuga, n'abana ku muhanda barabizi ko ubu ngubu hari ikoranabuhanga nk'iryo yifashishwa mu gutanga inyemezabuguzi zemewe. Iyo rero abantu batabyitabiriye nk'uko byumvikana bimaze kumenyerwa, ndumva hari hageze ko dutangira guhana abasora mu by'ukuri batatanga IBM neza, hanyuma ariko tukanarushaho kugenda twigisha abandi bagaragaje ko batabyumva. Kwanga gutanga fagitire ya IBM ku mucuruzi ubwabyo bifite ingaruka zikomeye kandi zituma usora yiteza ibihombo bitari ngombwa. Ingaruka ya mbere nuko igihe cyose umucuruzi afashwa adatanga inyemezabuguzi acibwa amande menshi hashingiwe ku itegeko rigena isoresha riteganya. Indi ngaruka ya kabiri nayo ikomeye nuko iyo abacuruzi bari kugaragaza ibyatunze umwuga mu gihe cyo kumenyekanisha umusoro ku nyungu, ibyatunze umwuga cyangwa se depanse abacuruzi bakoze zidaherekejwe n'inyemezabuguzi za IBM zose zitemerwa. Indi ngaruka nayo twababwira nuko umucuruzi wishoye muri aya makosa atakarizwa icyizere n'abaguzi, kuko abacuruzi bitwara muri ubu buryo baba bashyizwe ku karubanda ko batajya batanga IBM. Ibyo nanjye nkunze kubibona kenshi hirya hino, haba no muri uyu mujyi wa Kigali. Abenshi bacuruza bamwe badatanga fagitire ya IBM, n'uyitanze akabigiha atanga ituzuye, kandi abo bantu rero nabakangurira ko bagomba kwisubiraho, kuko baba bari gukosa cyane, kuko ushobora gusanga na wa musoro ari gutwara ejo n'ubundi nta kintu uzamumarira mu gihe wari kugera kuri benshi. Umuntu urugero araje aguze ibintu by'ibihumbi 6, aho kugira ngo umukore ya fagitire y'ibihumbi 6, ahubwo umukore fagitire y'ibihumbi 2. Mu by'ukuri akwiye kwisubira, uwo muntu akwiye kwisubiraho, kuko igihe bizaba ngombwa ko abagenzuzi baza kumugenzura, uzasanga nawe bimugora cyane kubisobanura, abe yitaye mu mutego, mu gihe yagakoze ibintu neza. Niba muri bya 6,000 yari kubonaho inyungu y'amafaranga 1,000 akabikayo, na ya Rwanda Revenue 1,000 akanyurwa n'icyo 1,000 abashije kuzigama. Nibwo buryo bwiza, ariko umusoro ukagera aho ugomba kugera. Ubusanzwe itegeko rigena imisoreshereze mu Rwanda rivuga ko umuntu utanditse ku musoro ku nyongeragaciro, ugabanya agaciro cyangwa umubare w'ibyacurujwe bisoreshwa akoresheje inyemezabuguzi y'ikoranabuhanga, nawe acibwa ihazabu yo mu rwego rw'ubutegetsi yikubye inshuro 2 n'ubundi z'agaciro k'ibyacurujwe kagabanyijwe. Ikindi nuko umucuruzi utanditse muri TVA ugurishije ibintu cyangwa serivisi
nawe ntatanga fagitire acibwa amande yikubye inshuro 10 z'umusoro wanyerejwe. Iyo abikoze bwa kabiri ya mande yikuba inshuro 20. Icyo kintu ni ikintu nitwararika cyane, kuko niba nguze ikintu nta mpamvu kugira ngo bampindure bashyireho igiciro kitari cyo kandi nabaha amafaranga ahwanye n'ikintu naguze. Icyo gihe rero mbibonye nakwifashisha abakozi ba Rwanda Revenue nkabahamagara kugira ngo baze bamfashe mu icyo kibazo naba nagize. Ariko ndashishikariza n'abagenzi banjye bose kujya bibuka kureba ko fagitire babahaye ihwanye n'amafaranga batanze. Byaba byiza mu guteza igihugu cyacu imbere. Imisoro ifite agaciro kanini mu iterambere ry'igihugu. Nabaha nk'urugero iterambere ry'uburezi, amashuri, imihanda. Ibyo byose ni iterambere ry'igihugu. Iyi mihanda yose tugendamo kuba turashaka kugendamo ari myiza, ni iterambere ry'igihugu ryiza kubera imisoro yatanzwe. Kuba amashuri yarubatswe abana bacu bakiga neza ni imisoro yatanzwe igihugu itanyerejwe. Kugira ngo igihugu kibe kigeze aho kigeze gisa neza, byose bijyana n'umusoro. Ikintu nashishikariza rero bagenzi banjye ni ukugira ngo twese dushyire hamwe dufatanye kubaka igihugu cyatubyaye, twe kujya tunyereza umusoro cyangwa twiganyirize kudatanga umusoro, kuko igihugu ni icyacu, nta bandi tugomba kugisiganya. Usibye ibihano by'amande acibwa abacuruzi badatanga fagitire zemewe za IBM, itegeko rigena uburyo bw'isoresha mu Rwanda riteganya n'ibindi bihano by'ingereka nabyo bibarizwa mu ngingo ya 89, aho umucuruzi wafashwe akoresha nabi IBM ashobora gufungirwa ubucuruzi mu gihe kingana n'iminsi 30. Hari kandi no kwangirwa gupiganirwa amasoko ya leta hamwe no kwamburwa igitabo kimwemerera gukora ubucuruzi. Ikindi nuko umucuruzi wafashwe ashobora gutangazwa mu bitangazamakuru katari inyangamugayo. Abantu bakomeza gutubya umusoro baciye mu gukoresha nabi IBM cyangwa se bakitwaza izindi mpamvu zitandukanye ariko ntibasore nk'uko bikwiye cyangwa ntibakore IBM nk'uko bikwiye, kuko iyo utakoze IBM nk'uko bikwiye ubutubije umusoro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bityo rero iyo dutanze nk'ariya tangazo biba ari ukugira ngo abantu bose bibona kuri iryo tangazo bisubireho, ariko n'abaguzi hari icyo biba bibabwiye, kuko niba tubonye kanaka company runaka cyangwa business runaka idakora neza inyemezabuguzi, biba ari kugira ngo dutange amakuru y'uko n'ujya kugurayo agomba kugenda yiteguye ko nibatamuha inyemezabuguzi ya IBM agomba kumenya uko abyitwaramo, kubera ko aba bantu mu by'ukuri baba atari inyangamugayo. Biba bikwiye ko bamenyekana muri societe kugira ngo nabo batangire bikubita agashyi bisuzume, ariko n'abaguraho nabo batangire bagenzure ubwo buryo bw'imyitwarire itari myiza. Urebye ni nko kubahwitura, kuko ni bimwe muri mu bihano biteganywa n'amategeko ku muntu utubahiriza itangwa rya IBM. Mu by'ukuri gukomeza gukorera mu buryo bwihishe cyangwa butari bwiza bituma habaho gutubya umusoro, kandi iyo habayeho gutubya umusoro umuntu ntiyishyure umusoro uko bikwiye, hari ingaruka biteza ku iterambere ry'igihugu. Kandi iyo igihugu kidateye imbere twese tukirimo, n'ubundi twese dusigara tutateye imbere. Nge mwumva ko hari hakwiriye ko abasora n'abandi bose n'abaguzi bagira uwo muco, abaguzi bagasaba inyemezabuguzi ariko n'abagurisha nabo bakazitanga. Ubwo nibwo butumwa bundi natanga. Mwabikurikiye ko umucuruzi wese udatanga inyemezabuguzi ya IBM abakora icyaha gihanwa n'amategeko. Ikindi nuko buri muguzi wese nawe afite inshingano zo kwaka inyemezabuguzi igihe cyose ageze icyahaha. Igihe rero ubonye umucuruzi udatanga inyemezabuguzi, uwo yaka ntayiguhe, cyangwa se wa mucuruzi utanga inyemezabuguzi iriho amafaranga make adahuye nayo wishyuye, ihutire kuduhamagara ku murongo wacu w'ikigo cy'imisoro n'amahoro 3005. Uyu munsi imisoro abanyarwanda batanga ku bushake nta gushidikanya ku ruhare rwayo mu iterambere ry'igihugu.